ngo ku mwami w'Edomu baramubwira ngo basi waretse tukanyura mu gihugu cyawe ko tutazigira twangiza imyaka yaho ndetse n'amatungo yacu ko atazigira agira n'ikintu yangiza. Umwami arangije abatuma harababwira ngo muzibeshe muhanyure ngo ubugingo bwanyu zabuhanya n'inkota. Umwedomu ye kugutera ubwoba nubwo ibintu uhagazemo bitoroshye, nubwo ibintu uhagazemo ari ibihe by'amakuba, nubwo uhagaze mu bihe by'agahinda, ariko umwedomu ye kugutera ubwoba. Umwedomu ye kukubuza intego yawe urimo muri ubwo butayu uhagazemo, we gucogozwa n'urwo rugendo. Yego ubwo butayu ushobora kuba umazemo igihe kinini cyane, ushobora kuba umazemo imyaka myinshi, muri ubwo burwayi ushobora kuba umazemo igihe kinini, muri ubwo bushomeri ushobora kuba umazemo igihe kinini, ariko we gucogozwa n'urugendo. Komeza, imbere hari Kanani. Haleluya! Imbere hari Kanani. Bibiliya iravuga mu Efeso 6:18, Pawulo yabwiye Abefeso, irabwiye ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Mwene data, we gucogora ngo musenge, ngo muhamagara Imana. Biravangwa birutse Uwiteka ntugahweme kubutsa Uwiteka, ntukicare. Haleluya, haleluya. Ntugasinzire nubwo ubutayu ari burebure, nubwo urugendo ari rurerure, ariko we kubicogoreramo. Yesu ashimwe. Umwedomu akumera nabi muri iki gihe. Umwedomu akugendaho amanywa nijoro. Umwedomu akugendaho kugira ngo amenye icyo warariye. Umwedomu akugendaho kugira ngo amenye amafaranga ubitse. Umwedomu akugendaho kugira ngo amenye abo muvugana nabo bingira akamaro kugira ngo aguteranye nabo. Ariko we gucogozwa n'urugendo, komera, shikama, hari ubutabazi bw'Imana. Ngo Abisiraheli bagenda urugendo, bahura n'ibikomeye, bahura n'inyota, ariko kubera ko Imana yari bafiteho umugambi, nubwo bamwe bivovotaga, bakivovotera Imana, bakivovotera Mose, ntibyabuzaga Imana kubagirira neza no kubahereza amazi bakanywa. Haleluya, haleluya. Yamubwira ngo mwene data mu ijuru hari Imana ihindura amateka. Hari Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Hari Imana ihindura icyerekezo. Hari Imana itanga ubuzima. Hari Imana itanga gukira indwara. Hari Imana itanga kubyara. Hari Imana igitabara umuntu. Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Umwedomu ye kukubuza gukomeza urugendo rwawe. Umwedomu mushobora kuba muri kumwe muri korali uririmbamo. Umwedomu mushobora kuba muturanye muri karitsiye utuyemo. Umwedomu ashobora kuba muri kumwe mu kazi ukora, ariko umwedomu ye kukubuza gucogora urugendo. Nubwo Abedomu batuma dutinda gusubizwa, ariko rya umbwire ngo hari ubutabazi bw'Imana. Yesu ashimwe. Umwedomu ye kukubuza, ye kugucogoza. Ubwo burwayi bwo kugucogoza mu izina rya Yesu. Ubwo bushomeri bwo kugucogozwa. Ubwo bukene bwo kugucogoza mu izina rya Yesu. Hari Imana itabara, hari Imana irengera. Imana duhana umugisha. Amen.